Mugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu cyeze mwanya makuru iteganyagihe mitegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giye ko yabigezeho nitwa Umuhoza Janet. Tugiye kurebera hamwe uko ikirere kiriwe cyifashe mu Rwanda uyu munsi, uko kizaba cyifashe umunsi w'ejo ndetse nuko kizaba cyifashe muri iyi minsi 5 izaza. Ku masaha ya mu gitondo ahenshi mu gihugu haramutse harangwa n'ibihe by'imvura. Naho ku masaha yo ku Gicamunsi haranzwe n'ibihe by'ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura byatanze. Muri rusange byari ibihe by'umucyo, bikaba biteganyijwe ko hari bukomeze harangwa n'ibihe by'umucyo. Umunsi w'ejo hazaramuka hari ibicu byiganje, naho imvura izaboneka ku masaha yo ku Gicamunsi. Imiyaga yo izaba iringaniye ifite icyerekezo cy'amajyaruguru y'uburengerazuba. Nkuko twabivuze rero mu buryo bwimbitse, mu majyepfo hazaramuka ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 13. Uburengerazuba naho bazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura, igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 11 mu karere ka Nyabihu, naho abandi bazaba ari hagati ya degrees Celsius 11 na degrees Celsius 16. Majyaruguru naho ku masaha ya mu gitondo bazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje, ariko nabo ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 12 mu karere ka Musanze, naho abandi bazaba ari kuri degrees Celsius 13 ndetse na degrees Celsius 14. Iburasirazuba naho bazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura ku masaha ya mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 15 i Gatsibo, i Rwamagana ndetse ni Kirehe, naho abandi bazaba ari kuri degrees Celsius 16. Mujyi wa Kigali natwe ku masaha ya mu gitondo tuzarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 16. Ku masaha yo ku Gicamunsi rero mu majyepfo hazarangwa n'ibihe by'imvura. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 26 mu karere ka Kamonyi. Uburengerazuba naho ku masaha yo ku Gicamunsi bazarangwa n'ibihe by'imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 26 mu karere ka Rubavu, naho abandi bazaba ari kuri degrees Celsius 25 ndetse na 24. Majyaruguru naho bazarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha yo ku Gicamunsi, igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 24 mu karere ka Rulindo. Uburasirazuba naho bazarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha yo ku Gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 27 mu karere ka Nyagatare ndetse n'akarere ka Gatsibo. Mujyi wa Kigali natwe tuzarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha yo ku Gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 26. Turebeye hamwe uko ikirere kizaba cyifashe muri iyi minsi 5 izaza, no kuvuga kuva ku itariki 20 kugeza ku itariki 24. Muri rusange mu Rwanda hazaba harangwa n'ibihe by'imvura, hazanyuramo umunsi umwe cyangwa iminsi 2 izarangwamo ibihe by'umucyo, ariko muri rusange tuzagenda tubona imvura mu gihugu cyacu ndetse n'ibihugu bidukikije, cyane cyane Afrika y'Uburasirazuba hazaba harangwamo ibihe by'imvura. Mu Rwanda uko ariho igihugu cyacu twibanze hazarangwa n'ibihe by'imvura. Mu Rwanda ejo mu gitondo izuba rizarasa saa 11:53 za mu gitondo, rirenge saa 12:05 za mu gitondo za nimugoroba. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.